icyo gihunga ni igiki mufite ni iki mwagize amanota mabi nta gihunga nacyo nta gihunga mufite sha ntacyo ndakuyobesha bine biki harimo ingoma za poroso kwiruka cyane mwe muri siporo tuje twirukanga turavuze ati kubera nyine dushobora gusanga amasomo adufashe reka twirukanga tuhite tugera hano muri salo tuhite twiga niyo umuntu atatakora atakora niyo mpamvu urara utashye ndarantashye muzambeshe ishema ku munsi ufata indangamanota zawe uyu mugenzi wanjye narega ni umuhanga ndi umuhanga ku mibare ariko abantu b'inzobe nako bikara gutya abagabo bafite imibare niyo mpamvu nawe tuzanye ngo nsobanurire n'icyongereza byose ndabyumva agushyiremo imibare umushyiremo indimi abisi ubundi muzama amanota mazima none se papa ikibazo ahubwo yateganyaga kuzaba hano iminsi oya mensi iminsi wenda ikabije ab'icyumweru yaba ari ikirara nabwiye bakora imirimo se akajya mfasha gutyo utuntu turimo n'iki mu rugo ni kure se waba harimo akagenda tike nangahe 6200 muba yaguheye harona yashyize urarutashye ikibazo 6200 niyo ugeze muri gare y'ahantu hita ukomeza ujya mu rugo ufata moto y'ibihumbi 10 moto ntuzayifata uzayine n'amaguru niyo ukura yaje muri gare agenda kuri moto nubakira imisurumirizo nkayihorera ntangurura na serege ko makiretse yabwaguye ntari ariko ya none nta gikome ibonye wiga uyu munsi usubira iwanyu ko se papa wamubabariye ngo we kwensista mubi Esesha mvuga rimuga tugenda unyitiranje n'Imana nubwo ndi umukozi wayo ni sawa kuna kumwese ubundi ruwahe mbondo wo muri quartier nibera muri quartier nuko naringiye hano imbere ariko runciye mu jisho n'izuru narinyuramo oya rwose n'ugutwi wakunyuramo hindutse umuhaha byose birashoboka cyane namusha basura ufite ubwanwa nk'ubwo buconze neza rero hari ukuntu bameze urabona rero ukuntu ubwanwa bwawe bukoretse kandi imbere ya namenya scorpio bumeze gutya uzungu abasore nkamwe bumeze gutya cyangwa se kwamaje nicyacu moto gihe henu yamabuno twuma ariko tudahura neza kibazo nk'uko twanwa kwawe ariko ni sawa rwose ndi sawa mugabo ngo ndi scorpio ngo ndi moto ngehenuye ngo amabuno ibyo birigurira ye n'inzira tuvuga ko ari ibintu bitandukanye nyine bafite umwihariko urone scorpio nubwo imeze gutyo nyine akifite umara bwihariye none icyo kimoto gihenuye amabona ukuntu gihinda nubwo bigize nka za Kimisagara ukayumva uri hano za Kinyinya wese nanjye ibyo bintu byose nyine kubera umwihariko wabyo no ufite umwihariko wawe kurabona ukuntu uteye gutyo hari akandi kamaro wagira bikamara ikirere nyine ni ngombwa rero buze nitumenya nyine ko wahagazaho ahubwo urasa kubone uranshakira ikigiye kumagaritse muri Rwanda nawe tukaganira tukaduhura tugaciringa nk'abantu bakuru nyine ugunganira iki nawe ntacyo abonye Sibiriya iri si kote ndi umukozi w'Imana rero nitwa Apotre Manase boshaka rero hano ujya kwa Apotre ngiye ntago mari muhirimbiro ugenda nk'ikinyabwo yaranca amazi ngenda Apotre Ongerukange ntago nakongera kunganga umugabo uzi kutumye nsekera ngiye ikintu ndi kwibaza ubundi uranshaka kwiki yano kukanira ubwiriza bonaga ngende gukina nawe gicucu none se kubwiriza umuntu nitegeko nyine muri kurimbuka gusa none nuwandetse se nuko amaraso yazabazwe ninde wagutumye haranditse ngo nibona umudugudu ugiye gushya ntunguburire amaraso yazakujya mu mudugudu ninjye se nawe uri umudugudu nyine ariko ibi si ibibazo sorry abagabo bibihara bari we kucyumva wagicucu wamuhirimbiriwe urabona nako kamagwe yose nkirukankaza nicyunzwe hejuru yawe kugira ngo umbwirize kubwiriza nta n'iminota ibiri byaryaga kunsaba kugira ngo wunguke iki se nuko intama nyinshi Yesu avuze ngo iki wunguke na ukabona ngo iki igihe kirageze ngo intama zishyira iburyo ihene zijya ibumoso kandi unanguriye ihene nanguriye intama uri ngurube uzajya mu mwobo cyangwa se ikirenge ukandagire kandi uri kwinyukangaho kugira ngo umuhindure umuhindure nyine wandetse se ntunde kuraki mureke wiyahuri wandetse giye uranshaka wiki uri guterekera Yuda uri murangu bitera ukuntu wahereka ntabwo nagukubise uranshaka wiki wa mugabo wagicucu nkubwirije bya gutwara iki ujya mu ijuru byakwanga we wabanje ukibwiriza ngiye igitucu ni w'Imana kamubwire uretse ngiye no kubona Apotre mu ijambo ry'Imana n'umukwiruka ngenda Apotre kera mu myaka nkamagana ishize na DCD Doni ntabwo yijyaga nsiga ngewe nakuri ko kajya kurya nakuri ko mukirukanga nkajya mu rugo nkirya mu masaha nk'icumi
hanyuma igihe cyose nirukanye nkagutanga nk'umuhanga kandi niyo waba uri mukamurenzo we ntago wamfata niyo ntago kiranga ntago mumfasha kuki njye ntatsikiza ko waruzi icyo washakaga ayenya wowe ntabwo waruzi icyo uhunga se yose ubundi igihe washakaga bita mu masiganwa wajya mu tunyamasyo muri jagwa mumirize wirukanke umirije se mumiriza seki ngomba kubabwiriza ntabwo nzigira mbaga hinge na gatoya mwanze gukizwa muraho murararamye mwana mata murasambana mwariza ngo nzabari ndusambana wowe wari wambona nsambana ngewe mu maso bwawe uri umusambanyi biragaragara wanyuma wowe kabiki apotre Manase mukozi w'Imana isumba byose Imana ifuha Imana izahora abantu cumuro byabase mpaka ku gisekuza cya karindwi byanditse he muri Bibiliya he ahagana he nyine bibiri karindwi nubwo nakubwira nti wabyemera Yesu yavuze ngo iki yaravuze ngo niba igiti cyumye bagikoreba ibimeze bityo kibisi bizakigendekera bite ariko mwari kumwe ibyo bintu ndi yabivuze biranditswe ni byera hanyereke harambura mufite amaso ntimubona ni wanahabona kandi kukubona mufite ibikoboko by'indege n'akamatwi ntabwo mwumva ubose biba by'amashu byawe ngo namatwi ibyo birumva urampangaye ngusengera Imana guhinda umuserebanya none ahangaha bawumindure noneho mbwira Imana izane inkoko hano uhinduka umuserebanya nawe zite ziwutura ako kanya ziguhereho kandi ndacyo bishaka guhinduka umuserebanya ariko wumindure ndabyanze mugira ibanga ry'iki se ngena ariko mugira agasoni ase ubundi igihe cyo ndi kwibaza imperuka izagera umunsi umwe ariko ntibije ko mwabimbuze kuva kera banzu nyumve wakiciriye iburyo nge nkicira ibumoso cyangwa ugaciye ibumoso nanjye nkicira iburyo ukigendera mu mahoro ndabyanze hose ninde wakuntu ihane ngusengera wamuhira imbiri ntago niba gushaka urabyanze urabona igihe wampereye urabyanze ndabyanze ubwo nihane kwihana ni ku ngufu hari itegeko bigeze basohora rivuga yuko buri wese agomba guhanurirwa cyangwa agakareka ibyaha none ibyaha bimaze iki wandetse se nkapfa arakeza kabyo nta keza kabyo wishe ntaririrwa wandetse igendere ku mahoro nanjye nigendere unshitse ry'uyu munsi ariko utawuzihana ndagasa yego ndakumva uko usubira wagiye witonda amazi amukobwa bakora ngo umugabo arimo arakwiye haranditse ngo nukura mu gikapu cy'umuntu hakagira ukubona ku ruhande ugisubizemo yari guhomaho iby'indangara Imana asize ibigabye bigabira kuri uriya mukobwa nawe ngo uze ubimugabure indangare zamaze kugwira ariko ibirura bishinyitse amenyo uko yirwariza niyo ntamwibajyaga kumwiba nawe wanturiwe kwa mukobwa we ntibari bakwibye inde wundi utari wowe abajura benshi umujura wa mbere uharwa ni wowe ntukarangare imbwa zose niko zitangira zivuga wowe utinyuka gukora mu bari yanjye ngende imbwa utaniye nayo duhurene utaniye nayo nyine ndakubwira ngo warangaje igikapu cyawe mpageze nsanga fone iri kunagana neza igikapu cyanjye cyari gifunze mayitene ubu kirafunze urangije ubujura burakwica inda mbi yabananiye agatsinda mugendana amabibiri uranze handitse ngo iki handitse ngo iki he na Yesu ubwo azaza nk'umujura ushiki murusha amasengero niba hari umuntu ufite agaciro ubugwa kenshi ni umujura hanyuma ko Yesu azaza nk'umujura none uri Yesu kugize Imana ukagirwa na pasiteri iyo bari nyine ya nturumye igiye telefone biyijyanye nitwa pasiteri Manase noneho rero ngiye nitwa gato keza damuru damuru umva ni uko ugize Imana y'Imana irebera imbwa idahumbye telefone yanjye ukayigarura mu gakapu ubundi ngiye gato keza damuru mba nikojeje mu bicu nkamanura ibintu bikomeye nkabikurunda ukagira ngo ni inzovu ikunereye wowe nta n'isoni ukagenda n'umutigi mubi n'uruhara rubuzinya telefone yanjye naguze desamiri ukagurwa abahinzi Imana ireba imbwa idahumbye reka igize irebera nyine nakwikoresha irimbi we wakishije make kuri ngubu ushobora ngiye no kugufungisha nta n'isoni rero uri umupasiteri ufungwa umupasiteri abapasiteri muri iki gihe ukagenda witwaje agakiza aho ujya kwiba abantu ndakwibye nuko bagufasha genda kwibye nuko bagufashe bande ariko ubundi uranze umva soni reka urakinga nta n'isoni toka wa mukobwa we rero iki ubu ni nk'ahari Imana ufashe mu maboko Imana saba imbabazi ndavuze ngo saba imbabazi utaransaba imbabazi ndakugezayo uhangaye Imana ndakugezayo je ntango njya amenyerwa uri kubara nzagusengera ubutaha tunguka genda mva imbere